akiri inkuru y'akababaro kandi itiye agahinda. Uyu muhanzi uri kubona kuri screen yawe mu kanya gashize apfushije se umubyara, uyu nta wundi ni Kitoko bibarwa, poli sana kabisa. Igitangaje ngo nubwo yaramurwaje ariko bazi ko nta muntu numwe waruzi ko Kitoko rwose arwaje se. Iriya minsi yaramaze mu bitaramo yishimye aseka rwose ubona nta kibazo, yari afite umutwaro wo kurwaza se mu bitaro bya Faisal, ariko akaza karenzaho rwose agaseka ntajya rwose n'umuntu umwe urabukirwa. Inkuru yatubwira ko haragahinda gakomeye mu muryango wa Kitoko bibarwa, aho se w'uyu muhanzi yitabye Imana nyuma y'ijya rware mu bitaro bya King Faisal ngo n'umwami Faisal nyine angaye Kigali. Umuryango w'umuhanzi nyarwanda Kitoko bibarwa uri mugana akomeye cyane nyuma y'uko se yitabye Imana mu ijoro rya tariki 26 Nyakanga 2023 ubwo nejo ku cyumweru, nyuma y'igihe kinini yari amaze ngo arwariye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal Kigali. Aya makuru kandi icamwe yakwirakwiye mu gitondo cyo kuri tariki 27 Nyakanga 2023 asiga abakunzi b'umuziki nyarwanda n'inshuti z'umuryango wa Kitoko bari mu kababaro kenshi gakomeye cyane cyane bitewe n'uko abantu benshi bakunda uyu muhanzi mu buryo rwose bukomeye cyane. Muri iyi minsi ishize Kitoko bibarwa rumaze imyaka myinshi atuye mu Bwongereza yaje gufata icyemezo cyo kugaruka ngaha mu Rwanda, nubwo harababonaga yuko ari ntangiriro nshya mu rugendo rwa muzika n'ubuzima bwe bwite, byaje no kumuha amahirwe yo kuba hafi y'umubyeyi we wari urembye cyane kandi afite uburwayi bukomeye cyane, ariko bazi ko nta muntu umwe ugeze amenya ko isi wa Kitoko arwaye. Mu minsi yashize Kitoko yakomeje kugaragara mu bitaramo rwose bikomeye cyane byabiranga mu Rwanda birimo nka Summer Country Tour, Leode ndetse n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro. Nyamara ngo nyuma y'ibyishimo byose yagaragarizaga abakunzi be, yari afite ngo umutwaro wo guhangayikira se wari urwariye anga rwose mu bitaro bya Faisal. Ni mu gihe kandi abantu benshi bari bitabiriye ibyo bitaramo bavuze yuko rwose Kitoko yakomeza kubasuturusa neza cyane nubwo aravuye kwa muganga gusura ndetse no kurwaza umubyeyi wari urembye cyane. Urupfu rwa se wa Kitoko ruje mu gihe umuhanzi arongeye kwiyegereza abakunzi be nyuma y'imyaka myinshi yari amaze mu mahanga. Mu biganiro kandi bitandukanye Kitoko yagiye atanga, yagiye agaragaza yuko yishimiye kongera kuba hafi y'umuryango ndetse n'igihugu cye. None dore disa kigera mu Rwanda isa isapfa. Kitoko bibarwa Patrick ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye cyane mu Kinyarwanda. Wabyanga wabyemera uyu muhanzi ararenze. Yamenyekanye cyane mu ndirimbo zakunzwe cyane zirimo Ifaranga, Manyobwa, Igendere Sakwe Sakwe, Indyarya ndetse n'izindi zakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no hanze ya kino gihugu. Izo ndirimbo zose zagiye zimugira umuhanzi ufite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'umuziki nyarwanda, by'umwihariko mu bya mbere by'umuziki ugezweho mu Rwanda. Kugeza ubu ngubu kandi umuryango wa Kitoko ntabwo uratangaza gahunda irambuye y'ikiro ndetse n'igihe cyo kuzasezera bwa nyuma kuri nyakwigendera. Biteganyijwe yuko amakuru ajyanye no kumusezeraho ndetse no kumushyingura azatangazwa mu gihe cya vuba ahangaha. Mu bihe nk'ibingibi kandi bikomeye cyane, abakunzi b'umuziki, inshuti ndetse n'abavandimwe bakomeje kohereza ubutumwa bwo kwihanganisha Kitoko bibarwa ndetse n'umuryango we wose muri rusange, babifuza gukomera mu bihe nk'ibingibi dore ko barakubura umubyeyi aba ari ikintu kitoroshye. Ngaho ngo kuri nanjye reka mbifurize gukomera kandi rwose bagire kwihangana. Uyu mubyeyi nawe arukire mahoro agira uruko ridashira. Rest in peace mu ndimi z'abanyamahanga niko bavuga. Mbabwira ni karagace munyina cyari mwinyabari Obed, nange ni isoko y'amakuru ruteze amatwi. Obi time. News.